kwirirwa nseka muri kumvangira atumiye Bruce Melody aze mu kiraro cy'ingurube bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza kutabona ko tuberanye nk'uruyuki ku rurabo nk'urumuri mu mwijima uko niko tuberanye. ari mu ngurube najyaga nkora indirimbo z'urukundo nazira barabavugaga ngo ndirimbire ingurube ariko mwana izi confidence akenshi ziterwa na background y'umuntu. Nuhitamo neza hano uri ukiha icyizere, ubwo ni choice na confidence, ubundi ukagira intego y'ibyo ushaka kugeraho, wowe ubwawe ushobora guhindura ubuzima bw'umuryango wawe. Uko ngaragara niko nahisemo ko mumbona. Sometimes ashobora kuba atari ko ndi. Turi kure yaho twakabaye turi. Hano dufite abana mufite amahirwe amwe yuko leta y'u Rwanda ifite belt. Utekereza ute mu maso hawe uhuye n'umuntu wo kubaza ikibazo cy'abandi bantu ufite icyawe kiruta icyawe? Umuntu ntago ari icyo ubwe yimariye, ahubwo umuntu nicyo amariye abandi. Arakoze cyane, ni umunyamakuru mwiza kuko azi guhangana, kuko abanyamakuru barahangana. Ngewe nugera gukora stage uraze nyiguhe, ariko ntabwo mvuze ko nzaguha akazi. iyo ufite impano ntabwo ari wowe uyihitamo, niyiguhitamo nyine iragusunika kugera igihe ibintu ukora bikundiye. Kandi abantu bato nta mafaranga bagira, ntibakababeshye. Uko mutureba turakubitika, turamenyekana ariko tukaba nta kintu dufite. Iyo turi gutangira ukabona ibintu bari gukora ntabwo babizobereye, ntibabyize, ubwo utangiye gutera imbere ugashaka ababisobanukiwe kubarusha, ukabukereye abanzi ba mbere. Icyo ni icyiciro cy'abantu batangira kukurwanya utazi icyo baguhora. Yego, bari bazi ko mu rugendo muri kumwe baragufashije koko, ariko ushatse ababarusha ubumenyi. Murabona twese n'ubwa mbere twaje ku isi, nta muntu wahaje mbere. Hari inama bakugira ariko nawe ufite umutwe nyine uratekereza ibintu ukunze. Hari igihe byo bitagukunda, nta muntu ukubereyemo ideni ry'ubuzima bwawe. Rero nimba ukigira isoni ngo ninkora ibi barandeba, nunasonza bazakureba. Ikindi ni uko igihe cya nyacyo nyine ni icyo ufite, kubera ko gushakira igihe mu gihe kitoko arahera hehe. Mu kanya harimo ibintu biri seriye, tugiye gushiftinga, ntabwo twakomeza amasaha yose turi seriye gutya, sibyo? Ko numva nta morale mufite ze. Hari amashyi nkunda kwaka abantu ya Kinyarwanda, amashyi ya Kinyarwanda murayazi ya gutya. Buryo mugabo DJ Merci ni buhoraho, ni buhoraho yerutewe DJ umwana utazi koga murera we, murekera aho mwarize. Indirimbo murazizi, bahoze babashishikariza gukora umurimo neza. N'uyu ni umurimo, ntabwo tuba twaje gusetsa, twe ni akazi. Mwe muraseka nta kibazo, twe ni akazi. Nimba ufite n'impano umenye ko yagutunga. Ushobora kuba na Gitoko yari yaragiye kwiga, mu amashyi menshi cyane. Namwe murabizi muri kwiga, ushobora kuba umuhanzi, ukaba umunyarwenya, ukaba na Tom Close no umudokiteri w'umuhanzi. Ntabwo ibi bintu bikiri bya bindi ababyeyi batumva mu biha amashyi, kuko basigaye babyumva cyane. Rero Bruce Melody namubonye hano kandi nkunda kumuvuga adahari.
ni ukuvuga ngo Melody, nkunda kubwira abantu Melody akunda, hano mujya murya akawunga n'isosi, nibyo byo kurya akunda kurya byatari kurya n'abiririmba. Melody yashatse kuvuga ngo iriya sosi arabicurika, aravuga ngo sosiriya sosiriya siriya, ahita avuga ibintu arisha ya sosi ngo kawu kawu. Ntabwo ari ibyo gusa, ni ukuvuga ngo Bruce Melody nigeze no kubimubwira. Sina Gerard muramuzi, mu muhamashya ajya atanga akazi nawe. Sina Gerard akora business zose ariko ajya kwita amazina byose na akabanga, akarabo, agashya, kandi ni za A gusa. Afite n'agasitasiyo hari imbere, nimba mujya mucayo sinzi niba bavuze ngo afite agakiriziya ariko ntabwo ndishuwa, ni za A gusa. Rero afite na business y'imbwa iri no kumwinjiriza muri iyi minsi, akagira n'indi y'ingurube, ariko y'ingurube yashyizemo buriya ngo ingurube zacurangiwe ukazihata umuziki zirabyibuha zigakura neza mu kiraro cy'ingurube. Rero nahise mvuga ati nimba ubushakashatsi bwarerekanye ko ingurube yacurangiwe ibyibuha, nibwemeza ko iyo wayiririmbiye live ibyibuha cyane, urumva ko ba Bruce Melody bazabona akazi, ba Kitoko bagenda bajya mu biraro bya Sina Gerard. Kitoko ajya agenda mu kiraro ewa arabaze umukunzi ni ikirage hakundanye iki, nkuko baririmba watatujua tu porepo mu kiraro cy'ingurube. Amafaranga agenda aza gutyo birangire atume Bruce Melody aze mu kiraro cy'ingurube. Noneho hari ukuntu indirimbo nyine ingurube ziba zishaka indirimbo zituje, ubwo Melody nawe yaririmba indirimbo zituje. Yaza akazireba bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza kutabona ko tuberanye. Nk'uruyuki ku rurabo, nk'urumuri mu mwijima, uko niko tuberanye. Ari mu ngurube ndakubona ngahinduka, mu mboni zawe nkibona, simenya aho dutaniye. Ese ninde watinyuka ngambwire baby ko tutaberanye twembi. Amashyi cyane kuri Bruce Melody, ladies and gentlemen. Tugiye kwakira abanyarwenya, murabizi Jan's Comedy iri powered by MTN YOLO. YOLO buvuge yero YOLO. Tugiye kwakira umunyarwenya ureshya nk'igihembwe cya mbere ukuyemo chômage, yitwa Muhinde. Ladies and gentlemen, amashyi cyane kuri Muhinde. Muri kumbona twaje guseka ariko muraza kunyihanganira, izi ntebe nzibyaza umusaruro. Muranyereka ahantu umuyobozi mukuru yari yicaye, nahagana he? Hano mumfata agafoto. Iyi foto nzayikoresha naka inguzanyo. Murakoze cyane. Nitwa Muhinde, abandi ambasaderi b'abahungu bagufi. Nyaboneka duhura n'ibibazo bikomeye bitoroshye, akaba ariyo mpamvu umuvugizi wacu Scovia ibibazo byacu natwe uzagerageza ubitambutse. Aho ngo bagufi twarago, nk'ubu ngubu hari imyenda tutacyambara ngo tujye muri sosiyete. Nk'ubu ngubu niba uri mugufi ngugira inama, ntabwo wemerewe kwambara imyenda y'umweru ngo ujye gusura ahantu batakuzi. Ikosa rikomeye. Nigeze kwambara imyenda y'umweru njya gusura ahantu batanzi, twicaye mu nguni turi kuganira, umuriro urabura. Umara iminota myinshi utaraza,
umusaza wari wicaye mu nguni arandeba anjye anunga urutoki ngo ariko mwacanye iriya buji. Twaragowe abayobozi nk'ubu nkatwe abahungu bagufi ngo twifate ngo tujye mu isoko twambaye imyenda ya kaki, kosa rikomeye cyane. Nigeze kwambara imyenda ya kaki njya mu isoko i Musanze, nkora ikosa nyuramo nirukanka, mucuruza ndebye avuza induru ngo we ngo subiza iyo kinigi mu yindi sha, cyangwa se imyenda y'icyatsi. N'amakosa. Nigeze kwambara imyenda y'icyatsi njya mu kabari nicara kuri kontwari, bazimije amatara numva abagabo bari kundeba ni femu ngo iriya mitsingi nini yaje ryarira. Ntabwo biba byoroshye, abakobwa barebare ntabwo batwemera, kereka iyo wamuterese atabizi ko uri mugufi. Hariho nigeze gutereta bamaye pase, hari ukuntu baguha pase mutaziranye, ndamwandikira ansaba amafoto, ku mafoto mba ari umusore mwiza muremure cyane, nyamara yarakunda arambwira ati reka duhure. Duhuye mbona arababaye cyane, nawe se byagenze bite? Ku mafoto nabonaga uri umusore ushinguye, ngo none ndabona ushinze. Ariko buriya muri entertainment ntabwo ari njye wagowe cyane, ahubwo umuntu bita Kenny Sol. Kenny Sol ngo mu bintu byamugoye harimo kuzamuka. Buriya ngo mu bintu byamugoye ngo ni ukuba inshuti na DJ Pius, ngo byagiye binamuviramo gufungwa. Wari umunsi yari kumwe na DJ Pius bari gutembera mu mujyi wa Kigali, Kenny Sol abona ahantu yumva arahakunze cyane, abwira Pius ngo ramufata ifoto. Pius aramufotora, Kenny Sol arayipostinga, Ribit imuhamagaza ngo wakoresheje drone nta burenganzira. Kenny Sol ngo bigeze kumwirukana ku Nyundo ngo ntago aririmbira hejuru. Hari umunsi njye nawe na Okama twari turi kumwe, turakundana cyane, ibisa birasabirana. Twari turi kumwe twagiye muri siporo y'abahanzi, twagezeyo kare turabanza tujya mu kibuga dukina volley. Junior GT, DJ Pius na Bruce Melody baza nyuma, baje gukina volley, batubonye bahita bisubirirayo ngo harimo sitting volleyball. Ariko kuba mugufi ntabwo ari bibi gusa, hari ahantu byagiye binabara. Ahantu byagiye binabara, hari umunsi twagiye gusura inka i Nyagatare, DJ Pius na Junior GT nanjye tugezeyo, inka zisimbuka ikiraro zinyuraho zirakomeza kuri Pius na Junior GT zikajya zibica zibatera amahembe. Ngenda nishimye cyane ngo zankunze. Umushumba arambwira ngo ntago zagukunze, ngo ahubwo mu muco nta nka yica uwicaye. Umuziki wacu wateye imbere, umuziki wacu wateye imbere. Mu minsi ishize Element yagiye muri Youth Connect, His Excellency yaje, Element arahaguruka asaba ijambo, aravuga ati nitwa Element, ndi umuhanzi, ni njye waririmbye Fou de Toi, amukubita na kapela. Abantu bajya kuri YouTube baramuvuga ngo wahagurutse, ngo nicyo kibazo cyonyine wabonye wavuga ngo waririmbye Fou de Toi. Abana ariko twagize amahirwe hahaguruka Element. Iyo aza guhaguruka Bruce Melody agahaguruka akavuga ati nyakubahwa nitwa Bruce Melody, ni njye waririmbye akinyuma. Twihuse cyane. Bruce Melody ndamukunda cyane, ariko buriya ahantu abaraperi batandukanira n'abakomediye n'abandi bahanzi baririmba izindi njyana, ikibazo bakunda guhura nacyo cyane, usanga ukuntu baririmba
ari nako bavuga mu buzima busanzwe. Twe turi kumwe na diplomate hanze, umujama munyura bamushikuza telefone, diplomate aratabaza ntitwabimenye. Umujama yamunyuza bamushikuza telefone, tugiye kumva twumva ngo ye baba telefone yanjye mwene ngango arayitwaye. Uko suri inyerera niko imitungo inyerera. Thank you ladies and gentlemen. Amashyi menshi cyane kuri Muhinde. Katwirukange twakire Rumi yanize hano. Amashyi menshi cyane twakire Rumi. Abasa mwaramutse neza. Nize hano maze gusoza murakazi.